Shalom, shalom, shalom. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha ni kuri Winning Soul for Christ. Aho tubagezaho amwe mu mateka y'intwari zo kwizera zabayeho mu myaka itambutse ndetse n'izikiriho. Uyu munsi turababwira bimwe mu bihe byaranze intwari yo kwizera izwi ku izina rya Charles Grandison Finney. Charles Grandison Finney yari umupasiteri w'umupresbiteriyani w'umunyamerika. Yavutse tariki ya 29 Kanama muri 1792 Warren, Connecticut, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatabarutse tariki 16 Kanama muri 1875. Yari afite imyaka 82 gusa. Oberlin, Ohio, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamategeko utemera Imana yinjiye mu ishyamba asohokamo ari umuvugabutumwa, aho abarenga 100,000 baje kwakira agakiza, ubugingo burarokoka. Ariko wakwibaza, ese niki cyabaye hagati y'izo nteruro eshatu? Uruganda rwarekeye gukora atari uko imashini zagize ikibazo, ahubwo nuko Finney yari yinjiye mu muryango w'urwo ruganda. Abakozi batangira kurira umwe ku wundi, bareka imashini zabo. Kurira gukwira hose nk'icyorezo, imashini ziraceceka. Amezi 6 mbere yaho yari ku rundi ruhande umunyamategeko w'intyoza utemera Imana bikomeye, yize Bibiliya atagamije kwizera ibyanditswe byera, ahubwo ashaka gusenya ukwizera kw'abandi. Ariko mu gitondo kimwe cyo mu Kwakira, wenyine mu ishyamba, hari ikintu cyamugejeje ku mavi. Yumvise nk'umuriro w'amazi unyura mu mubiri we. Yaratatse cyane, ararira kugeza aho yananiwe. Umunsi wakurikiyeho yarebye umukiriya we wa mbere, aramubwira ati, nagiranye isezerano na Yesu Kristo, ubu rero sinshobora kukuburanira. Umunyamategeko yapfuye, mu mwanya we havutse umuriro, kandi 85% by'abantu uwo muriro wagezeho ntiwigeze uzima. Abantu bamwubahaga kubera ubwenge bwe. Grandison Charles Finney yari umuntu wagiraga impaka nke, atsindwa mu nkiko za New York. Ijwi rye ryari rituje rinoze. Ariko nijoro iyo ibiro byabaga bifunze, hari ikintu cyamuhangayikishaga. Mu mategeko yasomaga yabonagamo interuro zidasanzwe, imirongo ya Bibiliya ivuga nk'ishingiro ry'amategeko. Ayo magambo yaramushishikaje, atangira kuyiga atabitewe no kwiyizera, ahubwo abitewe n'inshingano. Uko igihe cyagendaga, hari cyaje guhinduka muri we. Ibyanditswe bitangira gukora ku mutima we. Buri murongo wa Bibiliya yasomaga wamukubitaga ku mutima nk'aho wawanditse ubwo amureba. Nyuma yaje kwandika ati, aya magambo anyinjiramo nk'imyambi yaka umuriro. Umunyamategeko yumvise impamvu ifatika imuteye guhinda umushitsi. Charles Finney yagerageje kwihagararaho. Yari umuntu wize, umusirimu, wemera ubwenge kurusha ibitangaza, ariko icyuho cyarushagaho kwiyongera muri we. Mu manza yaburanishaga, igihe yavugaga ku butabera, mu mutima we hacurangaga ikibazo kimwe: ese niba urukiko nyarwo rutari imbere y'abantu ahubwo ruri imbere y'Imana? Mu minsi yakurikiyeho yatangiye kwirinda amatorero. Indirimbo zo mu rusengero zaramubangamiraga cyane. Ntiyashoboraga gusobanura impamvu. Rimwe na rimwe yajyaga mu murima wenyine, agerageza guhunga uwo mutwaro w'umuhamagaro wamukurikiraga, kugeza umunsi umwe mu itumba mu Kwakira 1821 yaje kwemera. Muhawe ikaze mwese. Tugiye kubagezaho bimwe mu bihe bidasanzwe byaranze uyu mukozi w'Imana. Mu mwaka wa 1825, Charles Finney yatumiwe kubwiriza mu mujyi wa Utica. Uyu mujyi wari ukeneye ubutumwa bwiza kubera ibibazo byo mu mwuka byawurangaga. Abantu benshi basuzuguraga ukwizera, abandi bagatinya ibyerekeye imyizerere.
Mu bihe Charles Finney yamaze avuga ubutumwa muri uwo mujyi, iyo yahagararaga ku ruhimbi habaga ibidasanzwe. Atararangiza kuvuga ubutumwa bwiza, abadayimoni bavaga mu bantu basakuza, abandi bakarira mu majwi aranguruye. Mu gihe Charles Finney yari ari muri uwo mujyi, imbaraga z'Imana zakwirakwiye mu mihanda, amaduka yarafunze, imiryango yari yarasenyutse yongeye kwiyunga. Abanyabyaha bemeraga ibyaha byabo mu ruhame. Byasaga naho uwo mujyi wose n'abari bawutuyemo baretse byose kugira ngo bongere kwiyunga n'ijuru, maze haze ituze rikomeye muri ibyo bihe. Nyuma y'iminsi myinshi Imana igendereye uwo mujyi, Charles Finney yumvise nk'aho umwuka wera atagikora. Nta bantu bashya bihana, nta marira. Umujyi wasaga n'uwumye. Charles Finney yasubiye mu ishyamba aho byose byatangiriye. Yaririye Imana atinya ko umuriro wari wazimye. Ako kanya arimo arasenga, arira cyane. Yumvise mu mutima we ijwi rituje. Umuriro ntiwazimye, ahubwo warakwirakwiriye. Kandi koko wari warakwirakwiriye. Amakuru y'ububyutse yatangiye kurenga imipaka. Ibinyamakuru byandikaga ku munyamategeko wakijijwe atuma umujyi wose wihana. Finney we yagumanye kwicisha bugufi hamwe n'imirimo Imana yamukoreshaga. Yabwirizaga yambaye imyenda ishaje, agenda n'amaguru, ava mu mudugudu ajya mu wundi. Buri nyigisho yari imbuto, buri marira yazanaga umusaruro mushya. Buri uko umunsi wiraga yongeraga gupfukama ahantu hatuje, akihererana n'Imana. Ntiyasabaga icyubahiro cyangwa kurindwa. Yasubiraga ati, Mwami Yesu, komeza ibyo watangiye. Charles Finney ntiyari akiri umunyamategeko, ahubwo yari yarahindutse imbata ya Kristo, doulos. Itumba ryo mu 1830 ryari ritwikiriye Rochester, New York. Urubura mu mihanda rwagaragaraga nk'aho ari indorerwamo y'ubugingo bw'uwo mujyi, ukonje, ukora cyane, ariko wumye mu mutima. Ariko mu isi y'umwuka hari ikintu cyari kigiye kwatsa umuriro mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Charles Gladson Finney yageze muri uwo mujyi. Yahageze atuje, nta tsinda ry'abantu, nta korari, nta kwamamara. Yari afite Bibiliya ishaje gusa n'umuriro w'umwuka wera watumye aca bugufi, yemera kugendera n'Imana mu myaka ishize. Igihe yinjiraga mu rusengero ruto rwa Third Presbyterian Church, abakristo bari bake, barushe mu mitima, nta kintu na kimwe bitegaga, mbese bari bameze nk'aho nta byiringiro. Amaze kwinjira muri urwo rusengero, mbere yo kubwiriza yarapfukamye arasenga mu ituze. Isengesho rye ntiryari rifite amagambo meza, ariko ryari rifite imbaraga z'umwuka wera. Amaze gusenga, bamwe bavuga ko bumvise uburemere bw'ubwiza bw'Imana. Nk'uko twababwiye, iterano rya mbere abantu bari bake, ariko atangiye kubwiriza ikirere kirahinduka. Amagambo ye ntiyavaga mu bwenge, yavaga mu mutima waka umuriro. Nta kuririmbisha, nta muziki, ukuri gusa kutavangiye kwacumitse imitima ya benshi. Abantu batangira kurira akirimo kwigisha. Abagabo basuzuguraga ukwizera barunamye baca bugufi. Abagore bapfukamye ku ntebe z'urusengero. Uwo munsi wabaye udasanzwe muri uwo mujyi. Igihe amaterano yarangiraga, nta n'umwe wibutse gutaha kubera ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye aho. Urusengero rwari rwuzuye ituze, nta n'umwe washakaga kuva muri ubwo bwiza. Bukeye bwaho hatangiye kuba ibintu bidasanzwe muri uwo mujyi. Mu ruganda rwo muri uwo mujyi, abakozi batangiye kwemezwa ibyaha byabo n'umwuka wera. Mu gihe bari basoje akazi, umwe yapfukamye hafi y'imashini yakoreshaga, undi atangira kurira. Bidatinze uruganda rwose n'ibikorwa birahagarara.
nyir'uruganda aje kureba ibibaye asanga abagabo benshi bapfukamye basaba Imana imbabazi. Byose byatewe nuko Gladson Charles Finney yari yanyuze hafi aho mu gitondo atavuze ijambo na rimwe. Byasaga naho umwuka wera ari wamubanjirije. Mu minsi yakurikiyeho ububyutse bwakomeje gukwirakwira. Amaduka yarafungaga mu masaha y'akazi, abantu bakajya gusenga. Abacamanza bahagarikaga imanza kuko batashoboraga gukomeza. Utubari twarafunze kuko ba nyiratwo bari bihannye. Ikinyamakuru cyo muri uwo mujyi cyanditse kigira kiti nta na rimwe habaye ikintu nk'iki. Icyaha cyasaga n'icyahunze umujyi. Gladson Charles Finney yabwirizaga buri joro, rimwe na rimwe inshuro 3 ku munsi. Yaryamaga gake, akarya gake cyane. Yumvaga muri we hari ikihutirwa kurokora ubugingo bw'umuntu. Yaravugaga ati mu gihe hakiri umutima umwe ukinangiye sinshobora kuruhuka. Ijwi rye rimwe na rimwe yavugaga nk'urushe, ariko imbaraga z'Imana zamuzagaho akongera agasubizwamo intege. Abantu benshi bakiriye agakiza muri ibyo bihe, ku buryo amatorero yagombaga kwishyira hamwe kugira ngo bafashe abari bamaze kuvuka ubwa kabiri. Mu mezi make gusa byabarurwaga ko abantu barenga 100,000 bari bamaze kwakira umwami Yesu Kristo. Muri ako karere gusa ibyaha byaragabanutse cyane. Divorce cyangwa gatanya ziba amateka. Imiryango irasubirana, ubucuruzi bufata ikindi cyerekezo. Abantu bavugaga bati Rochester yasaga niyoborwa n'umwuka wera. Umugoroba umwe umunyamakuru yaje mu iteraniro afite intego yo kuza guharabika umukozi w'Imana. Nyuma yaho yaje kuvuga aya magambo ati ninjiye ndi umuhakanyi, mpinga imbaraga z'Imana, nicara inyuma mu iteraniro. Mu gihe Charles Finney yatangiye kubwiriza, natangiye kumva ikintu ntigeze numva mu buzima bwanjye. Bintera ubwoba mu marangamutima yanjye. Umwuka w'ukwera watembaga mu rusengero. Nyuma naje kwisanga ndi ku mavi. Nari nafashwe miri n'imbaraga z'Imana. Ububyutse si igitangaza, ni umusaruro w'abagabo n'abagore bakorana n'Imana. Uwo ni umurage wa Charles Gladson Finney. Mbere yuko dusoza, niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, ntureke kuyisangiza abandi. Hari umuntu ukeneye kwizera ko Imana igikora na bugingo n'ubu. Shalom shalom. Nawe ubutaha aho tuzakomeza kureba bimwe mu byaranze intwari zo kwizera.